ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this now? Are you ready for this? urumva wowe mayininga rokera mu manyamahirwe uko mugenda mukurikirana n'ibiciro imodoka imwe igura payi 0.7, iya kabiri ikagura 0.4, iya gatatu ikagura 0.5, iya gatatu nako iya kane ikagura 0 nako 1.1, 0.6, 0 nako 1.4, bitatu n'ibice bibiri, kane n'ibice bitanu, 0.31, 1.3, 4.7, 0.2 urumva ko ino Pi network wowe kujya umenya agaciro kabyo fata ayo mafaranga musirebure wowe ku igiciro cyacu cyamaze kwemezwa nayo icyo yatangaje yavuze inganda nyinshi zamaze kwemeza ko zigiye gushyira everywhere now bitarenze mu kwezi kwa kabiri. Everything is the clear numerous configuration are the being carried out on the numerous dApps and different ecosystem repository for in different ecosystem deposition for the example pilot map and the Pi lab to support and the Pi and the Pi this dollar incredible. The Pi network this value of this Pi network, it's the cost. It's a good value. It's a very opportunity for the everyone has mined this cryptocurrency. This cryptocurrency has change of has a change of name of cryptocurrency as digital currency because this has no change. This value it's stable coin. Genda kugira ngo benshi bashe kuba babikurikira neza iri faranga bari hari igiciro kimwe kugira ngo ibashe kuba yava mu kintu bita twakwita nka cryptocurrency ahubwo iba yakitwa digital currency nk'uko byagiye bitangazwa ko ari digital currency koko. Ibyo rero nibyo yihaye amahirwe y'uko byabasha kuba yakoreshwa no mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye kandi nta kibazo iteye government yaho nubwo iri faranga ryakorewe kugira ngo buri wese agire ubwisanzure mu ifaranga rye kandi nabyo kuvuga ngo uragira ibintu byo gucanjingwa amafaranga menshi ariko wibuka ko iri faranga ni ifaranga ryaje guteza abaturage batuye iyi si yacu yaje kubateza imbere. Rero mu mwaka rero turimo iyi Q1 turimo aya mezi urumva kwa mbere kugiye kurangira tugiye mu kwa kabiri urumva ari amezi meza cyane ariko twitegura ko tugomba kuronshingwaho iyi Pi network cya Pi coin tugatangira tukarya amafaranga yacu tugakoresha amafaranga yacu icyo twayateganyirije neza kandi nta n'umwe utubashe kuba yatuhagarara imbere tubuza kurukoresha ifaranga ryacu. Pi network iyi open mainnet
niyo yagiye itangaza ibintu byinshi kuri ino Pi Network, kuko nk'ifaranga ryagiye ryemezwa yuko aya mezi 3 ariyo agomba kubamo open mainnet. Ntabwo ari ibintu byahubukiwe, ahubwo ni ibintu byakozwe kugira ngo bibashe kuba byabasha kudusapotinga mu iyi mishinga yacu. Iyi video rero ndi kugenda bakora rero niyitwereka ko amadolari iyo agiye kuba yasimburwa na cryptocurrency, ariko ntabwo azahita avaho mu buryo bushoboka, ahubwo yo azakomeza akoreshwe kugira ngo abashe kuba yasapotinga zino Picoin cyangwa zino cryptocurrency uko ari nyinshi. Uyu mwaka rero w'ikinyejana cya 20 ntabwo ari umwaka usanzwe, ahubwo twakwita nka enlightenment century. Urumva nk'uko twaciye muri cya kinyejana cy'urumuri, na kino nacyo twakwita ndagira ngo dusobanukirwe neza ibyo Pi Network iri gupanga n'ibyo iri gutegura neza, atari ibihuha ahubwo ari ibintu biri official, hari ibintu bayitegura gukora kuko bigaragara n'amaso yacu. Iyi Pi Network ibyo twifuriza rero nibyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo tubashe kuba twamenya neza niba kuko iri faranga tugiye kurikoresha mu gihe cya nyacyo. Mureke dukurikire neza arabo twita aba federal cyangwa wenda abantu baba IT bagerageza gukurikirana neza ibintu bya Pi Core Team, kuko bakurikirana ikoranabuhanga cyane kuko ari naryo bakora. Uwa mbere bamwita bita Timai, gerageza ati Pi Network, the journey toward prosperity. Pi Network is not just cryptocurrency mining platform. It is symbol of perseverance and aspiration for success. With its transparent, equitable ecosystem and opportunity for everyone, Pi Network has become a Bitcoin of hope million worldwide. The journey to prosperity is never easy. This sentiment is beautifully captured in poetic expression. I spontaneously composed money flows like the river stream, stand like a cafe from slow dream. Fame drift by like fleeting freezy, and building success take toil and sleepless deeds. Nkuko tugenda tubivuga rero batubwira ati ngo Pi Network ntago ari cryptocurrency gusa, cye ntago ari cryptocurrency yonyine, ahubwo ni mining cya platform iminingwaho. Iyo cryptocurrency iba ari ari symbol cyangwa ari nk'ikiranga. None rero iyo tuvuze rero ukubasha kwinspira abantu mu nsinzi zabo cyangwa wenda kugira ngo bashe kugera ku ntego zabo, nuko iyo umuntu amayininga, we niba wari ufite imishinga yawe wari warapanze, uko byagenda kose iyo mining iyo ari yo yose, iyo imaze gusohoka launch yawe yageze, aya mafaranga wowe ya macoins yawe yabyaza amafaranga kubasha kuba wakora imishinga yawe.
niyo mpamvu bakubwira ati rero ntabwo ari cryptocurrency gusa ahubwo ni na platform ushobora gucukuraho amafaranga. Urumva rero ni ikintu cyiza cyane. Iyi sisiteme rero ifasha buri umwe wese kandi izanira amamiliyoni y'abantu batuye isi kuba bagira mu buzima bwishimye cyangwa wenda bwiza. Kubera iki? Iyo uri mu bukene ntabwo ushobora kugira ibyishimo mu buryo buhagije, ahubwo iyo ubasha kuba wagira ubuzima bwiza nibwo ubasha kuba wakumva ko ikintu uri gukora cyose gishobora kugira agaciro ku rundi ruhande. Urumva rero purisike y'uko ubonye amafaranga wowe ukabasha kuba wabona za cryptocurrency zinawushinzwe, ibyiza fata amafaranga ubonyemo urebe ikintu bita wakoramo inganda, wakora